ese wigeze wumva igihugu cyatsinzwe byabaga ari amahano, ariko hari n'ikindi gihugu cyanze gutsindwa kitigeze gisaba gutsindwa kitazigera gitsindwa. Ubu niho turi uyu munsi mu Rwanda. None dore UCI yanditse amateka yayo hano mu rw'imisozi igihumbi. Mu gihugu cy'imisozi igihumbi aho Ruganzu yanze gutsindwa, none ni amagare ahari ubu UCI. Ntibyigeze bibaho UCI mu Rwanda aho gutsindwa atari amahitamo kuva kera. Niyo mpamvu irushanwa rya mbere ku isi mu gusiganwa ku magare UCI riri gutembera i Kigali mu murwa w'ubudasa. Ni umutima w'igihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda babukereye bamwe ingoma bati turazivuza atuzivugirize ku ingoma ya Yuhi, ariko nawe yarazivugije birangira yimanya u Rwanda. Abamama, abapapa, abangavu, ingimbi bose bari ku mihanda, bari kugenda birebera urwererane rw'amagare ari kuzenguruka umujyi wa Kigali. Saa 5:06 i Kigali mu Rwanda nibwo akanyaru kamanutse kagera i Bujumbura akabwira abi Bujumbura kati mwapfa wugwa. Umunsi wa gatatu i Kigali UCI, kandi wari umunsi wa gatatu Amsterdam mu gihugu cy'Ubuholandi. Nanjye mpabaye kuri kamera za UCI i Kigali mbakurikiranira uko amagare agenda. Wari umunsi wa gatatu w'amagare, irushanwa rya mbere ku isi hano mu gihugu cy'u Rwanda UCI. Abangavu bakoze intera y'ibirometero 18 n'ibice bitatu. Saa 5:06 nibwo amasengesho Yvonne, umunyarwandakazi w'imyaka 18, yagurutse kuri Kigali Arena abimburira abandi agira ati sinyobewe ko nsize amata y'inshyushyu ku ruhimbi wacu, ariko reka nandika amateka mu irushanwa rya UCI hano mu Rwanda, maze njye mu gatabo karimo Ndabaga w'u Rwanda. Yari afite gahunda ati mama ndagiye, ariko ngiye mfite umutima wo kuba umuntu ugiye gukora amateka ya mbere mu Rwanda mu bangavu baterengeje imyaka 18 mu gusiganwa ku magare. Yagurukiye kuri Bika Arena azamuka Kimironko, ariko abangavu b'u Rwanda, ingimbi, abapapa, abamama bamuvugiriza impundu, abapapa bavuza ingoma. Azamuka kuri supermarket ya Simba ababwira ati umugati mwampaye reka muberekere muri UCI. Yazamutse i Nyanza arazamuka agera Sonatibe Rwandex Kanogo, aza kugera kuri Women Foundation ku Muvunyi, aho yaje kugera kuri Kigali Convention. Yasesekaye kuri Kigali Convention Center akoresheje iminota 27 n'amasegonda 46. Masengesho Yvonne nubwo yagurutse umutima ari umwe, ari ukwereka abanyarwanda ndetse n'abatuye isi yose eko ari mu Rwanda akandi rwamwibarutse, kandi ko yiteguye kuzamura umudali wa zahabu. Ntago byaje kumukundira kuko byasabye ko saa 6:12 i Kigali mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Hanyuma Amsterdam mu Buholandi barimo biyokereza udusinakisi tugizwe n'inyama z'inka, bagenda batuvanga tubyara umuceri w'umweru baganira. Bati abangavu bacu bari i Kigali mu rw'imisozi igihumbi, reka turebe biragenda biti. Ipine muri UCI ry'igare ryaje kwikaraga ryikaragira Amsterdam mu Buholandi, aho byasabye Megan guhaguruka azi kimujyanye, maze ahaguruka ku isaha y'isa 6:12 yanyukiye igare. Ahaguruka afite gahunda yo kwerekana ibyishimo muri UCI, maze bigataha Amsterdam mu Buholandi.
aho yanyarutse mu muhanda agenda ku muvuduko w'ibirometero 42.5 ku isaha, byatumye agera kuri convention center akoresheje iminota 25 n'amasegonda 47 ku ntera ya kilometero 18.3. Ibi byatumye yegukana umudari wa zahabu kuko nta wundi wakoresheje ibihe nk'ibyo usibye we wenyine. Tariki 14 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2007 nibwo Amsterdam umubyeyi yibarutse umwana maze amwita Megan. Ati mwana wanjye nkuhaye umurage w'amateka, isi yose izakubone muri UCI. Ibi byaje gutuma umudari wa zahabu utaha Amsterdam mu Buholandi, maze babyina abegerana ari nako begeranya udusnacks aho bari bateraniye ku mateleviziyo y'isi yose. Yakurikiwe n'umunya Espagne Paula wabushijwe amasegonda 35 atahana umudari w'ifeza. Mu Rwanda abanyarwandakazi b'abangavu b'imyaka 19 nubwo babwiye abamama babo batugiye gukora amasaha menshi ariko twandika amasaha atarabaho muri UCI mu Rwanda, bahagurutse icyizere ari cyose. Ntabwo byaje kugenda neza kuko umunyarwanda waje kuza hafi yitwa Masengesho Yvonne yabaye wa 33 akoresheje iminota 29 n'amasegonda 43 aho yarishijwe iminota 3 n'amasegonda 55 n'uwa mbere Megan. Nyirigira Liliane ati nahagurutse nziko icyizere ari cyose muri UCI. Ntabwo byaje kugenda neza kuko yaje gufata umwanya wa 40 mu bakinnyi 47, yakoresheje iminota 30 n'amasegonda 58. Ntabwo byatinze saa 7 i Kigali zaje kugera, hanyuma Amsterdam basubira kurekara abaritegereza bati ingimbi yacu i Kigali mu rw'imisozi igihumbi ahari turavuga tuti mutwegereze andi masinax gahunda ni Kigali. Nyuma ya Megan Amsterdam mu Buholandi ababyeyi bashima bavuga bati twaribarutse. Ingimbi zaje gukurikiraho zitarengeje imyaka 19 aho basiganywe ikilometero kingana n'ibirometero 22.6. Ingimbi umunyarwanda abyusa Pacifique mu cyizere cyinshi ati nanjye niza amateka y'u Rwanda ntabwo twemera gutsindwa. Yahagurutse abimburira abandi mu ngimbi 85 zagombaga guhagurikira kuri Kigali Arena zerekeza kuri Kigali Convention Center. Isaha ya saa 7:54 asohoka muri BK Arena n'icyizere cyinshi. Abanyarwandakazi, ababyeyi, abapapa, ingimbi, abangavu ku mihanda, ingoma, amabendera bagira bati Rwanda Rwanda. Nubwo byusa byari amahire kuri we, yicaye ku ntebe umwanya mutoya yumva akayaga aga Kigali n'amashyi n'ingoma azivugira i Kigali, ariko ntago byatinze agaca kikojeje hasi maze kuburukira Amsterdam mu Buholandi. Umuholandi Muri niwe waje kwegukana umudari wa zahabu muri shampiyona y'isi y'amagare yo gusiganwa n'ibihe mu cyiciro cy'ingimbi zitarengeje imyaka 19, aho yakoresheje iminota 29 n'amasegonda 7 ku ntera ya kilometero 22.6. Yagiye ku muhanda afite umuvuduko wa kilometero 46.5 ku isaha. Ibyo birometero nibyo byakurikiranwaga Amsterdam mu Buholandi. Yaje gukurikirwa n'umunyamerika Abal warushijwe amasegonda 6 na Muri. Tariki 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2007 nibwo imisambi Amsterdam yahize maze umubyeyi yibaruka umwana amwita Muri. Mu cyiciro cy'ingimbi umunyarwanda wasoreje hafi n'ibyusa Pacifique yabaye wa 53 yasizwe iminota 5 n'amasegonda 27 n'umukinnyi wa mbere Shimwe Brian abo wa 55 yasizwe iminota 5 n'amasegonda 52. Shampiyona y'isi y'amagare izakomeza ejo ku wa gatatu ubwo hazaba hasiganwa. Shampiyona y'isi y'amagare izakomeza ejo ku wa gatatu ubwo hazaba hakina ama equipe icyo bita a time trio mixed
abagabo bavanze n'abagore ku ntera y'ibirometero 41.8 guhera ku isaa 7:45 buri muntu azaba atangiye kwikora mu mitana y'igare yiyereke isi yose. UCI mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Icyo ngusabye wowe nimbuzi UCI icyo bivuze, ntukacikwe n'amarushanwa amasiganwa y'amagare ku isi. Icyo usabwa wowe uri kuri uruganiro rwa Now isaha ya none official n'ugukanda subscribe. Hanyuma nanjye ubu nturutse Amsterdam mu Buholandi, ibyishimo amasenax hejuru, bati twarabyaye abangavu nibatahe natwe twishumbuje. Ndabasezeye, reka nanjye njye kwitereka kugira ngo mbakurikiranire isiganwa rikurikiraho ejo imigezi yose irabibwirana iti umuvumba muke UCI mu Rwanda. Ndabasezeye, dusubire dukumburanye. Nitwa bye bye.